nyine nyuma yaje gusanga n'ubundi byose ari yare baramubeshye mbere aramukina ariko simbizi ntawamenya. Uramutse wenda ugeze nk'amahirwe mabi sibyo cyangwa nk'ibyago ukamusanga n'umukobwa baryamanye wabyakira ute? Yes, nanya ngusuza kene zire komeze neza aho uri hose mu cyo bigiye tandukanye rwasirazo birengerazuba mu gepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa cheke chu isi akabyo kina n'abana ukina abanyarwanda atandukanye mu cyo bigiye tandukanye nguramagana Kigali News 25 nyarukira kuri isi aka TV 150 ukore subscribe twimanukanire mumeze mute aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye abari mu Rwanda polisi ingabo z'u Rwanda muri mu butumwa bw'akazi mumeze mute abarundi abashinga nahe mumeze mute abari muri Kenya muri bagana mugamba mutya abantu muri Canada United States mwese ndabasuhuje nizere ko mumeze neza kuri kamera zacu nagira ubuntu niko navuga cyangwa amahirwe yo ghosting umwana w'umukobwa wenda mubona ahandi hajya hatandukanye ariko no munsi nifuje kuganira nawe ngumubaze ido nido hirya no hino ngo byifashe bite fresh wenda abadukurikira bibwira bagwanirize bite ninde barabona kuri kamera zacu nitwa Uwase Grace wa papa koko yego asi kuki nta muntu ngo nitwa mama Dorcel nuko nyine base batabibise ariko rata ba papa bubawe bayibubawe nibyo umwari murahariko mwari muraho turaho nashaka kumwenyura ari umuntu gukubita sinyare mbona uramwenyura arabeshya yego okay ni neza ariko ni fresh iyo ngumana kuri kamera ko muri umuntu ubyibushye munini bemeze bite undi ndi munini yego nama koko nibyo bura kamera ndi kureba katurebe reka turebe guhera ku maguru kuza aya nafate hose bani barebe iki nundi ndeba muri kamera uzabona ndi munini kandi uri hagati y'ibiro 80 na 35 winsebye bani munda gusetsa ya insetsa gutyo se uko nuko basetsa okay cyo kwiganirira hari benshi bakubona kuri story ariko ugiye kutubwira nyine uri we watwibwiye se ufite umukunzi nta mukunzi ufite nimba ufite umukunzi yitwa gute tunamuganira ngenda muze ko arabatamuzi bajya kumenyera hano mfite umukunzi abenshi baramuzi bamwita Elvis bamwita Elvis salamu niga ariko hari ikintu njya nibaza hari byo njya mbona bikancanga hari buryo nzimo Elvis na buryo nkuzimo ijye gukunda umuntu ubundi ugendera kuki yara kintu ngenderaho fa kuba nakwishimiye gusa mpita ngukunda kukwishimira gusa ubwo nanjye wanyishimiye tunkunda kwishimira bizi se negeze ko murambura ugasekura utangiye guse abantu bose ndabasekera kandi abo buntu bose asekera ntago ariko yabishimiye ubwo nabisimbe ku buryo iyo umuseke butamwishimiye we arabizi tubiziranyeho ko ushaka kurusenya cyangwa nuko aguryo n'umuntu urukundo washinguye hirya y'umutima wanjye wararuzuye sanzariyo mpamvu umuririmbira buri yego shenge ukuniko kuri ibihe byiza nyangirana nawe binyibagiza ibibi byahise manzariyo mpamvu rwiyongera buri gihe ukuniko kuri kose kandi koko ego rata abari mu urukundo rwiza abari mu rukundo kandi mukomeze mukundane mukomeze kandi nyamuna mwirinde inda zitateganyijwe mukomeze mwirinde guhohotera umwana uri munsi y'imyaka 18 duhure muri babakecuru banyine rwose nirwa mvuga ati ugiye mukina n'abakecuru abana niri gusa ugira cyane abana reka wapi so waramubonye uramukunda wagendeye kuki narebye ibiganiro bye nyine nkajya nkunda kubireba we na Bella
nyine ibintu bigenda biza utamenya uko biza urukundo ntiwamenya aho ruturuka ngenda mwiyumvamo gutyo biba ngombwa ko njya kumuhiga ndakeka abantu benshi barabibonye bamwe baranuka abandi iki nakoze amabara ariko n'ubundi byararangiye ariko wenda ndabyibuka Elvis akundana na Bella ndabyibuka neza cyane ko twakoranye ibiganiro byatandukanye ariko nyuma yaho mfite amakuru nka 90% ko Bella uriya muntu ngo bari kumwe ari prank yamo barasangiza ababakurikiye kuri channel nashatse kuvuga none se kubera iki yaba yaravuze ngo umwana ntago ari uwa Elvis nayo yari prank yari yarakoze Elvis turaziranye we barakundanaga sibyo gusa wagwanura mwana wa Elvis ibyo nabyo nzi urumva ariko nyuma Elvis nawe tuzamuganiraho nuza kunyemera utanihuta ndaza kuza kumuhamagara wenda tuzokonya dukorana ikindi kiganiro sibyo nyuma yuko batandukanye nayo ngo batandukanyijwe nuko hari amafaranga runaka umugabo yaryaga nayo ku mugore ibyo tubyihorere byaravuga ati reka nshaka urumva umuntu uyu n'uyu mushyira mu gakino aze dutwike twirira amafaranga ya diaspora ntabwo mbizi we waje mu rukundo neza ndabizi ko urimo bien ndanabizi bye kurimo bien bizi ibyo ngibyo ntabyo nzi so Elvis ni umuntu tuzuranye hari umumama yari yaragiye ari umumama wari waramugize navuga ngo inganzwa hahandi nyine ba mama bakuru bareba abajama bakiri batoya bashuga mami akegereza umwana nkuriya nyine n'iki kugira ngo ajya mushimisha sibyo wenda nabyo byaje kuba ngombwa umumama nagwa amanye na Elvis kabiri aramwirukana Elvis yigira mu yindi mihanda umumama aramuzi kuri channel najya nkoreraho nashatse kuvuga muramuzi ubu ngubu wenda muri kumwe ese nta mwongenge ufite uko Elvis ibyo yavuyemo azabisubiramo ndamwizeye bizera umwana w'umuntu ngavumwe akareka ibyo bireke avumwe kangahe ariko bavuga ko wizera umwana w'umuntu ngavumwe kandi n'ubundi yaravumwe Elvis yaravumwe hoya umwana w'umuntu natwe turi abana b'abantu cyane rwose nta muntu utari umwana w'umuntu muri iyi si twese tuvumwe kandi twaravumwe n'ubundi ntabwo twaba tutaravumwe ngo tube turi muri iyi si tumeze gutya nyine tugira ibibazo bingana gutya n'undi twavumwe kera reka twigarukire ku muntu ufata umwana we ukiri mutoya ukeneye ejo hazaza ukeneye iterambere urumva akamuzana mu byo bita ngo urukundo sibyo kugira ngo wenda abantu barebe wenda mwana wa kanaka abayeho nabi ubu buzima bwawe gutya na gutya wumva ko nuramukubyaye wenda umwana wa Elvis simbizi uzamuzana kuri YouTube ukajya uratanga n'umwana wa Elvis ngo gutya na gutya ariko urabona nta mata nyibona Elvis yarantaye bimeze gutya wumva ko atari kwica ubuzima bw'umwana bw'ejo bazaza cyane rwose nuko bwica sinyeka ko ngiye tubyaranye umwana namuzana hano ntago byakunda wenda ngiye nawe twabijyamo ariko twabyara n'umwana akajya ku ruhande ntago ari ngombwa ngo umwana umuzane mu itangazamakuru ugenda umwamamaza ahantu hose ngiye ntago nabishimye bagira inama barabikora urabazi muri za prank za barabazi barabana bigende bituba bikomeze cyangwa babireka inama ubaha twikomereza ku bindi barabikora ariko si byiza kuvuga umwana ukuntu akura na societe abarimo nabo bakurana bashaka kugenda bamuserereza no ku ishuri agenda haba urugomo ushaka gusanga umwana ku ishuri abayeho nabi kubera igihe wewe watangiye ugenda umugaragaza kandi umugaragaza nabi umusebya niba umwana wawe yabaho nabi wamurekera mu rugo ukabimenya ko abayeho nabi ariko atari ngombwa ngo umujyane mu itangazamakuru inama nabagira rero ni ukubireka kuko no kwica ubuzima bw'abana babo so gahunda none ufite ifatika cyangwa ufite akamaro ndetse na Elvis ni gahunda imeze gute cyangwa namwe ejo bundi muzagira gutya namwe Elvis avuga ati ntabyo nsubiramo Elvis yaba afite ikibazo ariko ndakeka ko bidashoboka nta nibyo mubonaho ubu ngubu njye nakubwiye ngo ndamwizeye kuko n'ubundi uko twahuye byari ibintu bigoye no kugera duhuze byari bigoye rero kuba twarahuje hano nshaka nyine naho wambwiye mwahuye gute wenda imbere yanyu hazaza mutazi mu kubana n'ibiki byifashe
nk'uko nabikubwiye twahuye nagiye kumushaka njyewe nagiye kumushaka njya kureba Dani ndamubwira amamagarire Elvis duhure nabanje kubibwira Dani ko nkunda Elvis Dani niwe wamungejejeho rero kugira ngo mubone abantu benshi barabibonye barananuka nanahuye na Bella turi nabanje guhura na Bella nanahura na Elvis bose turashitingana nyine Elvis kubyumva byaramugoye ariko nyine nyuma yaje gusanga n'ubundi byose ari yare baramubeshye Bella aramukina ariko simbizi ntawamenya turacyategereje ariko nyine icyo bagomba kumenya nuko Elvis turakundana ndamukunda kandi nta na gahunda dufite yo gutandukana yego hari imitomo y'umutera ariko mu ndirimbo zitandukanye nkukurikira cyangwa akaririmbo uririmba neza bien ufite n'ijwi ryiza nanakujya n'inama ko Elvis mwazakona featuring y'indirimbo we n'umuhanzi ndabizi ni umuhanzi mwiza kabisa netuzakora n'ikiganiro link nzayipininga kabisa bazayibona bamushyigikire kugira ngo wenda bakamana kuri YouTube gusa y'amana n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye gira akaririmbo mu mutura cyo nimba ari indirimbo yuzi uyikubitemo sanzure ntari kuko abanga n'abakiriya ejo nejo nati mugarure tukeneye kanaka mugarure ese wagwane ari akandi oya ni kariya niko keza shaka kanisha iriya ndirimbo wagira ahubwo warubizira niyo mparaye nta yindi ndi kumva yabiruta rero ariko hari n'indi ushobora kuba ati nibura n'iyingi yashyigikiriye nta yindi ubundi kumva nta yindi ndirimbo nziri romantike nk'iyo ngiyo ese nazaza aririmba ngo icupa n'iyo shumi yonyine nize yizera we ariko ngiye ntabwo ari ryo irandi mu gikurikira uragiye yumva neza ariko ntabwo nyikunda nyine ugiye yumva neza ntabwo nyumva neza ntabwo ndayumva yose ngo nyisoze ubundi umuntu yizera icupa gute teste ko ntarinywa abarinywa nibo baryizera irandi ndirimbo ni ukuvuga ibigaruka ku bantu bahemukiye abandi umuntu akavuga ataho kugira ngo ngewe nkomeze mu rukundo nkomeze kubeshywa nkomeze gukinisha kaninywera icupa rinyihera amahoro ariko bari ufite urwo rukundo n'abafite abarubaha ntabwo bizera icupa so hanze aha abakobwa bahura babona uti hari ibyo bahita baza ngo nyashi n'ibiki ukabona umukobwa yagiye ku mbuga nkoranyambaga yatwitse ngo kugira ngo abajyama bamubone ubibona ute wowe cyangwa niwe butumwa nabo bababwiko barankurikira ndabizi wenda abantu bakunda ibintu bitandukanye ibyo ntabwo nabajajinga nimba wenyine yifuza kugenda ngo atwike ntabwo namubuza gutwika kuko hari abakunda gutwika hari n'abatabikunda n'ubu nanjye aha ngaha nicaye hari abari kumvuga nabi hari n'abamvuga neza kandi ntabwo abantu bamvuga nabi ibyo bambwira ngo nkore ntabwo ariko nabikora amatwi bazovuga baruhe bakindi biyumvira tarugudu turatubima amatwi mujye muvuga bakavuga bakarekera bo baravuga baruha bakarekera ariko buriya n'umuntu ujya kukuvuga nawe aba yakwitayeho atabonye ibyo yavuga se yavuga iki najya avuga ahubwo wakwibaze n'umuntu ufata umwanya nta kintu ntago muziranye ariko agafata umwanya wo kukuvuga ahubwo n'iryo naryo ni ishema ariko mujye muna tuvuga rati kwicara akakuvuga ntaribi ahubwo nzabaha ibihembo abantu bamvuga n'abantu ngize amahirwe abantu bose bakandiba arumva nkabona ibivuze byinshi banamvuga nabi nakishima iyo niyo hiti niko kabi iyo niyo hiti kabisa kandi bo bakeka ngo bari kugusebya kandi n'ubundi icyo dushaka se ni so gira ikintu bibwira Elvis turagira ku musozo w'ikiganiro ntabwo ngiye nawe nyamvuga menshi ubwo nunyemerera ndaza kumuhamagara tuze kugira twarane muri kumwe nabagira ibyakubwira Elvis ku munwa ndabize ubwo hari wenda ibyazangungura afite ariko nyemvye 880 z'amagambo narakamwe karavaho ubwo nawe afite ize hari nibyo wenda tuza kuganira nawe ku ruhande rw'akagira icyo atangaza gira icyo mubwira ahari hose Elvis ari hose amenye ko mukunda ariko arabizi ahubwo nukongera nkabivuga kugira n'abandi bantu babyumve batazajya birirwa bavuga ko njya mbyumva ariko Elvis arabizi ko mukunda kandi ndakeka nawe arankunda nubwo byatangiye bitamurimo ariko byamugiyemo uramutse wenda ugeze nk'amahirwe mabi sibyo cyangwa nk'ibyago ukamusanga n'umukobwa baryamanye wabyakira ute
ahanga ubitekerezaho kabiri nubuvuke kunsubiza kuko ushobora kumbeshya. oya njye ikintu cyose mvuga mba nagitekerejeho kandi ikintu cyose mvuga nagisubiramo. Rero kuba Elvis namusanga ari kumwe n'umukobwa nese ubundi turirirwana. Ubundi ikintu cya mbere kibaho no kwizera umuntu. Ushaka no gusanga bari kumwe ariko ntubyizere ko bari kumwe. Ndavuga wasanze ari buri nyine. No kubasanga nyine gutya. Nyine ari buri niko buri. Bya buri sugira ngo wabibona. Urukundo w'inaguruzi. Ntabyo wabona. Ubundi umuntu agukunda ibyo byose ntabyo yabona. Ariko iyo atagukunda nyine ibazana impamvu ziri butume mutandukana. Ariko njye ntabwo yari impamvu yatuma dutandukana. We abikoze ku giti cye w'umutima w'umuciro rubanza. Ya namwihoreye gutyo niwe wababara kurusha uko njye nababara kuko we icyo yashakaga ntabwo yaba yarakigezeho. Ni kwa kundi bashobora kuvuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Bata amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Cyangwa ko bati n'ubundi twahuye nkuze nyine. Kuko nayo ari ahantu wabanje kunyura nabanyura ahandi muhura mukuze. Ntawamenya. Abakurikiye Kigali ni ubuzima 50 urababwira iki? Si yose binkurikiye ngiye mu bice byitandukanye, abari muri Kenya, abari muri Somalia, abari muri United States, bana bari muri Burayi bwose uradukurikira. Numva nawe uri mu Busuwisi barabitweretse. Nshimira umuvandimwe ejo bundi wakoze igikorwa akambwa ati Cheketu ngutumye ku muntu naratumisara nabizi fresh yaranabibonye. Abo bose n'abagaciro ababwira iki wenda ari byo babona ko kura no macaro yatandukanye bakagira urujijo nko kora nyembi kubwira arababwira iki? Ikintu nababwira nyine ibintu byose bagenda babona biba ari byo. Hari abantu bagiye bambaza ese koko we na Elvis ni ibintu byose mukora ni ibyanyabyo. Ndabibasubiramo ko ari ibyanyabyo. Abenshi bakunda kubimbaza ariko nyine ndanabakunda nubwo wenda bose abantu bose batamvuga neza ejo bundi nzaba ndeba iyi ntago kabura. So uriteguye cyangwa uri tayari kuba umukwe w'abarundi cyangwa kazababyarira umwuzukuru cyangwa umwana w'abarundi ko Elvis n'umurundi? Ibyo nabyiteguye kera kuko naje kureba Elvis mbizi neza ko ari umurundi. Nimba nta kigenze reka tugushimire. Murakoze cyane. Murakoze mwe mwese mwafashe umwanya mukara kino kiganiro. Ubwo n'abatakibonye muzifuze kukibona ku mbuga zigiye zitandukanye zacu twa turiyo. Nyarukira kuri TikTok bandikamo Ishyaka Manager, urabona kuri Instagram niko nitwa, kuri YouTube channel twa Utuje Manager Ishyaka following. Tubane mu bice bitandukanye. Salam, shalom.